ubwo maze gushaka namaze imyaka 2 byara umwana umwe w'umuhungu wagize imyaka 15. Umwana umwe w'umuhungu namurebye akimara kuvuka ari uruhinja. Ubwo no kuba ngo nyuma yabwo nahise mfatiraho mpita nkomerezaho mpita nkuma burundu. Bya burundu rwose ku buryo ntareba cyokoze usibye ko nza kubona uburyo hari ukuntu abantu bigisha umuntu agendesha agakoni. Ubwo hari agakoni nagendeshaga niko nifashiraga kureba kubera ko iyo utareba n'ubwonko umutima ubureba. Ubwo kuba ngo uwo mwana akura gutyo ntamureba nza kongera njyara undi ubu yiga nawe siziye mugo no kuvuga ngo afite imyaka we umukuru afite 15 noneho umukurikiye muri umunawe wageze 13. Uwo sinari muzi namba. Noneho undi wanyuma umukurikiye ari we wahise ahindukana bucura kubera ntabwo wajya kubyaragura kandi umeze gutyo. Wiga mu wa 3 nawe afite imyaka wageze 10. Ubwo ni nawe wanyuma kandi ntawe uzabyara. Ubwo no kuvuga ngo abo babiri nta n'ishusho yabo narinzi. Igihugu cya Canada ahura n'abanyarwanda noneho bamwe mu bashinze uyu muryango wa Shelterdem Impanga Jocelyn and Josephine baza kumusaba ubutaka. Ubwo butaka aza kububemerera ndetse biza kugera aho ababishinzwe abo yabishinzwe baza gusaba meya wa Bugesera. Meya wa Bugesera aza kutwereka hano turi akari ko uburyo twabonye buno butaka. Tuza guhura baradufasha bataratubakira hano nyine baradukodesherezaga. Badukodeshereje baravuga ati rero ntabwo dushobora kutahora tubona amafaranga reka tugire reka baratuganiza se wabajyana mu cyaro bya kwemera nta kibazo. Haraza rero batwubakira hano baratuzana. Niba hari aho bakuvanye byari mu buzima bugoye ese hano ubona hari inyungu wahasanze cyangwa wabonyemo kuba ufite inzu yawe umuryango urimo abana bawe batekanye? Bameze neza. Barabarira amashuri bakabona naho kuba bakabana bavuza na mituweli. Reka tubasuhuze mwese badukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Turanezerewe ni by'agaciro gakomeye kuba turi kumwe namwe. Nge Ndikuzo Emmy turi muri cya kiganiro Ihumure uyu munsi. Twamanutse tujya mu karere ka Bugesera ahantu kure bari buze kutubwira ntaje gufata amazina yaho. Hanyuma ni ikigo kimwe twagezemo bari buze kukitubwira sindamenya amazina yacyo. Ni byinshi turi buze kugaruka muri iki kiganiro mu mwanya utarambiranye. Turi buze kuganira n'umuntu mubona muri kamera. Nge Ndikuzo Emmy nkuko nababwiye turi ku Ihumure TV. Turimo turaganira n'ubundi duhumuriza abantu kubera ko twahumurijwe. Hanyuma ndashimira abantu bose bakoze subscribe kuri iyi channel. Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora uyikore dusangire byinshi by'umumaro. Kenshi dukunda kuganira amagambo y'agaciro gakomeye ako Imana yaduhaye birumvikana, ariko tumenya aho twavuye aho tujya rimwe na rimwe biratugora kuhamenya no kuhategura, ariko iyo umenya aho wavuye ni byiza kuko uri gutegura ahazaza. Icyo bita ubuhamya rero ni ikintu gikomeye kuko kiduhamiriza byinshi. Reka tubanze dusenge mbere yuko twinjira muri uyu mwanya, hanyuma kugira ngo tuze kubana twamaze kwiragiza Imana. Data turagushimye ko umubyeyi imbabazi wabanye natwe mu bihe byatambutse na none munsi turi kumuhabwa icyubahiro. Tugira umugisha ugeretse ku wundi wo kugera mu karere ka Bugesera. Hari ibyo wahakoze kuko natwe wadukoreye ibikomeye aho twari turi. Hanyuma tugiye kuganira n'umupapa wagiriye neza hano kandi umushyiramo iby'ubutwari bikomeye kugira ngo abitungishe isi mu gihe nk'iki, kuko buri wese mu isi aba afite misiyo ye. Ahagaze muri misiyo ye rero, tumushize mu biganza byawe kugira ngo ayoborwe nawe. Uyu murongo nawo ubashe kugira ngo ubasha kugeza abantu ubutumwa butandukanye. Reka uwushigikire mu buryo bwawe. Umuntu wese uri kureba iyi video, umugisha wawe kuri we kandi akorweho kugira ngo yumve hari ikibashe kumukomeza. Icyubahiro kibi cyawe, umugaragu wawe ntabe we ahubwo abe muri we kugira ngo akoreshwe nawe
ku bw'aka kanya tugiye kumarana k'icyubahiro mu izina rya Yesu tubyambaje urakoze amen. Dadi watangira wibwira abadukurikiye muri uyu mwanya? Nitwa Jules Higiro, nkaba nk'uko mubivuze musanze mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyarugenge, akagari ni aka Kabuye, umudugudu ni uwa Gateko. Nkaba muri iki kigo musanzemo ikigo cy'irerero rya Shelterdem, nkaba ndi umuyobozi wa organisation nyine Shelterdem ifite iki kigo aho mwadusanze, ariko nkaba ntuye Kigali, ndubatse, mfite umugore, ndumva ari ibyo ngibyo. Urubatse, utuye Kigali, rimwe na rimwe muri mwaka karere. Aka karere ka Bugesera mwakagezemo ryari kubera iki mwakoreye muri aka karere? Aka karere twakagezemo kubw'ubushake bw'Imana, ntabwo twahahisemo, ahubwo kubera ibikorwa twakoraga byo gutabara abana bari mu kaga, twabikoreraga Kigali. Mu bihumbi 2013 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yasuye, nk'uko ajya akunda kubikora, yasuye intara ya gatanu nk'uko bajya bayivuga, diaspora, ariko icyo gihe yasura igihugu cya Canada, ahura n'abanyarwanda. Noneho bamwe mu bashinze uyu muryango wa Shelterdem, Impanga Jocelyn and Josephine, baza kumusaba ubutaka. Ubwo butaka aza kububemerera, ndetse biza kugera aho ababishinzwe, abo yabishinzwe, baza gusaba meya wa Bugesera. Meya wa Bugesera aza kutwereka hano turi, akari ko uburyo twabonye buno butaka. Ari Perezida wa Repubulika ubutanze? Yego, niwe bwavuyeho. Inkunga ikomeye. Uyu muryango se nyirizina utangijwe nande? Uvuze ko ari Impanga, ariko amakuru mfite nuko mushobora kuba muvukana. Yego, turavukana. Iki ni igitekerezo cyawe Jules? Ntabwo ari igitekerezo cyane, igitekerezo cy'Imana yarankoresheje. Uburyo byatangiye, navuga yuko byavukiye aho nasengeraga, kubera igitekerezo cy'abana bo mu muhanda, umutima wanjye wakundaga gufasha. Noneho n'abandi twakoranaga mu itorero, noneho haza gushyiraho porogaramu yo gufasha abo bana, ndetse nza no kuyiyobora. Noneho dufasha abana bo mu muhanda, bari benshi cyane icyo gihe, yari muri 2002, 2003, 2004, 2005. Abana bo mu muhanda mu mujyi wa Kigali bari benshi, barataye amashuri, banywa za kore, badafite aho kuba. Ibyo twari dushoboye kwari ukubazana tukabagaburira ku cyumweru. Noneho nyuma 2005 izo Mpanga ari bo bashiki banjye baza kuza gusura umuryango, tuza kujyana gusenga, tuza kuganira ku byo dukora, barabibona, babona bibakoraho. Noneho baravuga bati natwe tugiye kugira icyo dukora, nidusubira iwacu aho ducumbitse muri Canada, ubwo natwe tuzahuza inshuti zacu, dushaka inkunga. Noneho mubagaburira ku cyumweru, dushyireho undi munsi wa gatanu nabo bajye barya. Ariko kandi harimo abana bakeneye kujya ku ishuri, abo nabo twareba uburyo twabasubiza mu ishuri, ndetse bakagira n'aho baba. Nubwo buryo rero bagiye bashinga umuryango muri Canada witwa Shelterdem.
poverty relief ushinzwe gushakisha inkunga kugira ngo bayohereze noneho izifashe ba bana. abana mwari mufite icyo gihe uyu munsi hari abo mugifite wenda mbere yuko tuza gukomeza? Yego rwose abo bana ahubwo bose turacyabafite. Bamwe hari abari muri kaminuza, abandi hari abarangije segonderi. Usibye noneho no kubagaburira mwarabakurikiranaga n'ubuzima busanzwe ku buryo na education yabo mwayikurikiranye? Yego rwose, kuko intego n'ubundi ntawe kwari kubagaburira. Ugiye kureba nubwo baryaga nabi ariko no mu muhanda bararyaga, ariko intego kwari kubaha uburezi. Hari uburere nk'ubw'umwana bari baratakaje kuko buba mu buhanda nta burere abana baba bafite. Rero kwari kubaha uburere nyarwanda ariko no kubaha uburezi, ubumenyi kugira ngo bajye mu mashuri bige bazabashe kwifasha. Okay, hanyuma reka tuboneho no gusuhuza abasista bawe bari hariya Canada banagize uwo mutima wo kugira ngo mushigikire icyo kintu mu gikore. Ariko ndibuze gusubira inyuma gato Gilles, usibye uyu mutima kuko si benshi babikora, ni impano yawe, ni yereko wagize wumva ufite uwo mutima, wumva ufite uwo mutima wo kuzita kuri abo bana, cyane ko none uyu munsi bigaragara ko ibyo bintu warundukiyemo? Uwo mutima nari ngufite kuva kera nkiri na muto rwose. Nari mfite uwo mutima, nakundaga gufasha. Numvaga nta muntu waba umeze nabi jyewe meze neza. Ndetse no mu rugo niko twabayeho. Dufite umubyeyi utubyara, mama wacu yadutoje kwita ku bandi bana, cyane cyane ko nawe aho twabaga dufite abandi bana tutavukanye tubana. Uwo mutima rero usanga twarawuvukanye urebye. Uwo nawita nk'umutima wa kimuntu. Ni umutima wa kimuntu twavukanye ku buryo dusa naho twawukomoye n'ubundi kubatweretse urugero rwiza. Tugira umugisha wo kubasanga hano mukorera. Muvuze ko hari ikibanza Perezida wa Repubulika yabahaye igihe bari muri Canada muri Rwanda Day. Hanyuma mukimara kubona aha hantu, nagira ngo dusangize gato ishusho yo kumva ko mugira umugisha wo kubona ikibanza, ariko noneho ni kure y'Ikigali. Ukimara kumenya ko bagiye kubaha aha ngaha, wabyakiriye gute? Warahishimiye? Usanzwe uhazi? Kugira ngo noneho twinjire nyirizina mu mikorere y'aha ngaha. Urakoze cyane Emi, ni ikibazo cyiza. Nawe urahabona twahaje ni harehare cyane, ariko kandi twanaje no kuri kaburimbo. Twaje kuri kaburimbo kurinda tugera hano, ariko mu 2013 ntago ariko hari hameze. Yari umuhanda w'igitaka, ndetse ubu umuhanda w'igitaka utanakoze neza, mubi, umeze nabi. Ndibuka rero tujya kureba meya, icyo gihe yari meya Rwagaju. Tujya kumureba tubwira ati rero nabonye ati ikibanza dushaka kubaha ni ikibanza n'ubundi kijyanye n'ibyo muzakora. Ati aho hantu tugiye kubereka ikibanza, ati twumva ko mufasha abana. Ati rero hari umudugudu aho hantu ikibanza kiri, abana n'ubundi bafite ibibazo bijyanye n'imirire, abana bamwe bataye amashuri. Ati ndetse hari ubusantere buri aho ngaho abana bamwe bagenda bakirukiramo bakatwarwa n'ibiyobyabwenge. Ati ko twumva ari byo mukora, ati mwatwunganira mukagira icyo mufasha. Ubwo aduha umuntu, turaje. Yewe umuhanda wari mubi cyane, no kuhagera twahageze urumva nyine bitinze. Mageze ikibanza banyeretse yari ishyamba. Ahangaha turi yari ishyamba pe, ibiti ari ishyamba. Ndahareba ikintu cyaje nk'amaso nyine y'umuntu, na organisation ntoya dufite uko yari imeze. Ntangira kubara mu mibare uburyo tugomba kuhadevelopa.
usanga ubwabyo biragoye logisitike yo kugira ngo duhashyire usanga biragoye kandi turi na Kigali niho twakoreraga mbishyize mu mibare mbona ni ibintu bigoye ndangije mpamagara meya ndamubwira ariko hari ahantu niho waduhaye urabona koko tuzabishobora ntabwo tubishobora ntangira kumubwira ibyo byose nabonye atariko rero mu by'ukuri ibintu mukora muvuze ko mukora n'aho hantu nibyo bijyanye niba mushaka kuba abafatanyabikorwa koko ba leta numva ariko ampaye challenge yo gutekerezaho nanjye ndamubwira reka ngende mbitekerezeho numve nanabiganire n'abandi dukorana nabo bampa ibitekerezo ariko nageze mu rugo mbitekerezaho ndetse ndanasenga numva koko ese ko aho hantu ariho hari abo bantu tugomba gufasha ndetse n'ikibanza ni kinini ntangira gutekereza ibintu twahakora dufatanyije n'abaturage numva koko nibyo numva mpawe imbaraga nuko gusenga zo kuvuga ngo reka nzasubireyo noneho nanaganire n'abaturage numve nanarebe uko hanameze noneho nza gusubirayo ndi jyenyine ndaza ndahareba nza kubona n'umuyobozi w'umudugudu ariko ngikata nyishaka kujya kureba umuyobozi w'umudugudu nkubita n'akana k'agakobwa ku muhanda gatitira kota izuba ndahagarara ndakabaza ese kuki uri ku muhanda ati ndimo ndota izuba ndwaye malariya ese kuki uri ku muhanda kuki utari mu rugo kuki utaryotera mu rugo ati mu rugo harakonje ati niyo mpamvu naje kota izuba hano nkumva mu by'ukuri ibyo nsobanurira nkumva ntabwo mbyumva neza ntireka tujyane turebe mugejejeyo ndebye mu nzu nsanga koko harimo harajojoba amazi mu nzu imvura yari yarayiguye nyinshi cyane noneho ndabireba numva binkoze ku mutima ndavuga nti noneho rega ibyo meya yambwiraga ni ukuri ese twebwe ni iki twakora noneho nanjye mbyiboneye n'amaso yawe noneho njya kureba umuyobozi w'umudugudu namubwira ese muyobozi ahantu mvuye ko nabonye hameze nabi ese nta bikorwa by'umuganda mukora ku buryo nibura mwafasha aba bantu nibura by'ibanze ati rero ati turabikora pe atariko ubushobozi ni buke ati kandi abafite ibyo bibazo ni benshi ati ni benshi cyane ati si uko tutabikora atari naho twabikoze atari ku bibazo ni byinshi hano ese ubu hari abandi bantu bameze gutya ati baruzuye ushobora kugenda ukanyereka bamwe mu bafite ibibazo bikomeye muri uyu mudugudu bimeze nk'ibi ati yewe ati tugenda ati nkwereke atarimo n'abari inyuma y'uyu ndagenda yanyeretse amazu 8 bose bafite ibibazo bimwe biri n'inyuma y'ibyo ngibyo abo twasanze abana barwaye indwara z'imirire mibi abo twasanze abana barwaye amavunja no ku ntoki abana na se nawe w'umusinzi utanabana nabo abo twasanze babana n'ababyeyi nabo ubwabo batishoboye bafite ubumuga cyangwa se bamwe barwaye n'uburwayi budakira nka za sida abana bari aho ubona ko bari desperate ndabireba nsanga mu by'ukuri hari icyo tugomba gukora n'ubushobozi buke rwose noneho nemeranya n'umutima wanjye yuko noneho ni ahangaha tugomba kuba urabyemera noneho ndabyemera pe kuko umutima warabinyemeje noneho ntabwo ari amaso ahubwo noneho narabyiboneye ndanabifiringa mbonye ukuri ubwo nahise
nkomfaminga meya namubwiye nti ha hantu ndabona dukwiriye kuhaba tugatanga inkunga yacu. Ubwo nahise mfata amafoto amwe y'aho hantu nagiye nyohereza bashiki banjye n'abandi badutera inkunga, babirebye nabo bibakoraho. Ndibuka bajya bagira ingendo baza 2 mu mwaka baje kureba ibikorwa dukora no kugira ngo babisapotinge. 2014 baraza nabo barahasura, yewe barabibonye nabo bifata babona nyine ni ibintu bikeneye kwihutira gufasha. Ndibuka basubiyeyo hatarashira ukwezi, umwe yarantelefonnye ati turabizi, ati hari umuntu umwe ateyemeye kubakira bari abantu ingo 8 zose twasuye. Umwe gusa yahise atanga amafaranga amadolari 20,000. Ubwo turatangira, turubatse, turabubakiye, tubakiye amazu, bamwe babanaga n'amatungo mu nzu, tububakira aho bashyira amatungo, tububakira ubwiherero, tububakira aho bogera, ndetse imyaka 2 ikurikiraho za nzu tuzishyiramo ibikoresho byose bikenewe, bitanda, mamatera, intebe, ibikoresho byo mu gikoni, ndetse tubaha n'ihene. Buri muryango tubaha ihene 2 zibafasha, ndetse tumara umwaka tubafasha kuko bari bafite abana bazahaye, tubagaburira, tubaha ibyo kurya, buri kwezi tubaha ibyo kurya bikwiriye. Tumara umwaka wose kandi tunabafasha mu by'amashuri. Ariko umwaka nyine waje gushira, tuza kubakura aho kuko kubagemurira, kuko ntabwo ari gahunda ya leta, ariko kandi nta nubwo natwe niko tubyemera. Noneho dutangira kureba noneho ibyo bakora, kuko abana bari bamaze kugera aho bageze, abantu bari bamaze gukomera, twari tumaze kububakira. Noneho tubashyiraho koperative yo guhinga no kwizigamira. Ubu rero nibyo dushyiramo imbaraga, na nyuma twaje kubakira n'abandi 2 n'ibindi bikorwa byarakomeje. None hano ayo mazu uvuga niyo turi bubone, hanyuma hari abana twasanze hano b'abanyeshuri, ari naho twicaye muri aka kanya. Mbere y'uko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, aba bana bo mubafata muri gahunda, ese ni ababo babyeyi, ni abandi se mukura hirya no hino? Hanyuma se iri rero tubasanzemo ni gute mubafata, mukurikirana ubuzima bwabo buri munsi cyangwa se umunsi ku wundi? Mbese n'ibyumba bashobora kwigiramo, naho mugeze uyu munsi, cyangwa se n'icyo natwe mudusaba kugira ngo niba hari umunyarwanda ufite umutima, kuko turimo turabona abaterankunga benshi ari abanyamahanga, ahubwo wera twibaze natwe se hari umusanzu wacu uhari nk'abanyarwanda. Cyane rwose, urakoze cyane Emmy. Ibi ni iby'abanyarwanda, turi abanyarwanda, ni organization nyarwanda itari iya leta. Rero umusanzu ni ngombwa cyane, kandi twe twarawutangiye. Ubwo rero turahamagara n'abandi bose kuwutanga. Icyo dukora rero ni ibikorwa n'ubundi nibaza ko n'abandi bose bakora, bari mu bijyanye no kwita ku mibereho myiza y'abaturage. Turi abanganizi ba leta, buriya turi abapartners ba leta, dushyira mu bikorwa n'ubundi gahunda za leta. Tumaze kugera muri uyu mudugudu rero, ikihutirwaga twaragikoze, kwari kububakira. Ikindi kwari kureba imibereho yabo bijyanye n'imirire, twarabikoze. Ariko ntabwo twashatse kuguma tubaha ibyo kurya, twabashyiriyeho koperative n'ubu ngubu ifite ubuzima gatozi, inakora, ifite amafaranga bamaze kugeraho agera hafi 600,000 muri konti yabo, ndetse bamaze gusarura inshuro nyinshi, bakagurisha. Ariko kandi abana babo turareba, turasanga iyo bagiye gukora, abana babo basigara mu rugo batitabwaho.
abana ku myaka 3 kugera kuri 6. Noneho niyo mpamvu twashyizeho iyi nzu yavuga ngo ni nk'inzu mberabyombi, ariko twayubatse muri ubwo buryo tugira ngo isavinge uburyo butandukanye. Twashyize tuyicamo ibyumba abana bazajya baza bakigiramo, aho kugira ngo bagume mu rugo ahubwo baze bitabweho. Rero irerero akaba ariyo mpamvu twarishyizeho. Ni irerero rifata abana b'abo babyeyi, aho kuba bari mu rugo batitabwaho, bakaza bakabona ya ndyo yuzuye, bakaza bakarindwa protection yabo, bakaza bakabona bagakina hisanzuye. Ngira mwabonye ibibuga birimo imyicundo aho abana bakinira bisanzuye, bakaza ubuzima tukita ku bijyanye n'ubuzima bwabo, isuku yabo, ndetse ni ikigo cyubatse mu buryo buri moderne ku buryo abana ibyo bintu babibona kandi bakitabwaho. Niyo mpamvu rero twashyizeho irerero yakira abana bava muri umudugudu ndetse n'abana b'ababyeyi nabo twakuye i Kigali tukabazana nabo tukabubakira. Amazu nayo ari hano muraza kuyabona twabubakiye. Abo bana bose baza bagahurira ngaha n'abana 89. Ariko kandi dufite gahunda yo kubaka ishuri ry'ibanze primaire. Twarebye dusanga abana bava aha ngaha hari uburyo barerwa, hari uburyo bitabwaho. Tukavuga ngo turashaka gukomeza ubwo burezi tubukomereze no mu mashuri y'ibanze tubakurikirane. Ubu rero dufite gahunda umwaka utaha wo kubaka ibyumba 2 bya primaire kugira ngo abana nibarangiza hano bahite bajya aho ngaho. Kandi abo n'abana batishoboye, ntago ari abana bishyura amafaranga. Ibyo rero ntago twabyifasha. Ikindi kandi ntago twakomeza tureba inkunga ziva hanze. Twarege turavuga tuti hano mu Rwanda nuko wenda ibi bikorwa byiza tutajya tubisangiza abanyarwanda. Hari abo duhura bavuga ngo ariko se ko ibyo bintu mukora mutatubwira munawe dutanga inkunga yayo. Umva rero ari umwanya wo kugira ngo tuvuge abanyarwanda nabo bagira inkunga batanga mu kubaka iryo shuri. Iryo shuri turifuza yuko inkunga itangwa n'abanyarwanda yubaka iryo shuri kugira ngo bano bana bazarikomerezemo, ndetse umwaka utaha twubake n'ibindi byumba kugeza igihe nizera yuko mu myaka 3 iri imbere tuzaba dufite primaire kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 6. Kandi ari nako dukomeza kwita kuri aba babyeyi ku bijyanye na koperative, banigire nabo bajye bashobora noneho kwita ku miryango yabo. Iki kibanza Jules, iki kibanza mwahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubona gihagije ku buryo ibyo byumba bizajyamo, cyangwa muzagura ku ruhande mwongere bibaye ngombwa se na secondaire cyangwa se niyo primaire ko ibyumba byiyongera, hari ahantu ho kubyongerera? Ubundi ikibanza kubaka ibyo byumba by'amashuri kirahagije, ariko buri ishuri rikenera ibintu byinshi. Rikenera ibibuga, ndetse buriya rinakenera, kuko muri iki gihe leta irashishikariza yuko amashuri anateka akagaburira abana, cyane cyane ko aba bana nyine n'abana bava no mu miryango itishoboye. Urumva rero tuba dukeneye n'ahantu ho guhinga kugira ngo twihaze. Ishuri rigira aho rihinga, rigira aho ryororera, ndetse ni nako twigisha n'abo baturage guhinga, korora bya kijyambere. Urumva rero ubutaka turamutse tubonye ubundi byadufasha muri ibyo ku expanding ibyo bikorwa, kuko muri agace turashaka guhindura ubuzima bwa community mu buryo bugaragara, kugira ngo abantu bikure mu bukene, bakore, abana bige, kugira ngo ejo bishobore. Kuko n'igihugu niho kiriho kiganisha ku baturage bafite ubumenyi bubasha kubatunga. Ibyo rero nibyo dushaka, kandi ibyo dufite birahagije, ahubwo ni ukubibyaza umusaruro. Jules, hari
hari icyo nakwita wenda nka organization iyi mufite iri gukora ibi bikorwa byiza, tunabashimire tubasabire umugisha, ariko ndabaza niba ababyeyi babyaye aba bana bafite ubuzima cyangwa se imibereho itameze neza, ejo barabyara abandi, bongera babyara abandi, bongera babyara abandi, nkavuga iyi organization yanyu izageza mu myaka ingahe, muri kwiha igihe kingana iki, uhereye igihe mwahereye, hanyuma saba mwakuye i Kigali bo bari hano mw'izi nzu, imiryango muzitaho nk'aho muri ba mere na ba pere? twebwe ubundi turi nk'uko nabivuze turafatanya ibikorwa ba leta. Ibi dukora ni ukunganira leta mu byo n'ubundi ifite mu nshingano zayo. Hari bimwe rero n'ubundi leta n'ubundi ikomeza gukora, kuko aba baturage dufasha bari mu mudugudu, bari mu mudugudu, ntabwo bari mu kigo, bari mu mudugudu kandi bafite ubuyobozi. Rero ibintu bimwe na bimwe turabifatanya ibijyanye no kubafasha kubyara abo bashoboye kurera, family planning, nkuko n'abandi bose bafashwa nabo niko babikora. Ibijyanye no kubafasha kwigira, ibijyanye n'uburezi turafatanya. Twebwe inshingano zacu nizo gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo muri za gahunda bafite twebwe dushyireho akarusho, dushyireho twexcelling, bikorwe neza, kandi intego yo kugira ngo bifashe igerweho. Nk'ubu hano nk'uko nabivuze muri iyi nzu mberabyombi tuhakorera n'amahugurwa. Hari amahugurwa ajyanye n'ababyeyi b'aba bana yo kubigisha uburyo barera abana, uburyo barinda abana ihohoterwa, uburyo bita ku bana babagaburira, uburyo n'ibyo byo kurya banabishaka. Ibyo byose tubigishiriza mu makoperative, tubigisha tujyanye n'ababyeyi bazana abana hano nabo tukabagira igihe tukabigisha. Amahugurwa nabaho mu buryo butandukanye, kandi hari no kubigisha noneho n'ijambo ry'Imana. Nabyo apana mu rwego rw'uko ama eglise cyangwa abikora, ntabwo tubikora nka eglise, tubikora mu buryo bw'inyigisho, kuko twemera ko ijambo ry'Imana rihindura abantu. Nabyo tubigirira umwanya, nabyo tukababwira ijambo ry'Imana rihindura ubuzima mu buryo bw'umutima ariko no mu buryo bw'umubiri, nabyo turabikora. Ibyo byose rero bifatanije kandi dufatanye n'inzego z'ibanze bwite za leta, ibyo byose turakorana muri izo gahunda zose, tukizera yuko ndetse rega ikintu mbona cyo igihe gito tumaza hari ibyahindutse byinshi, hari impinduka buri wese igaragara, buri wese wabaza uwo ari we wese, nawe uciye hano urabibona, ni ibintu bigaragara aho abana bavuye, aho bageze, aho imiryango yavuye n'aho igeze. Unavuganye n'umuntu wese yakwibwira aho yari ari n'ahantu. Rero twibaza ngo mu gihe gito tumaze ngaha kitarenze imyaka 3 tugeze hano, iyindi myaka iri imbere nk'itatu 5, twizera neza yuko abantu bazaba bamaze no gucuka, abo dufite baba beneficiaries bacu bazaba banacutse tumaze gufata n'abana. Niyo ntego dufite. Hano ni iwawe niho utuye? Ntuye hano mu murenge wa Nyarugenge. Hitwa? Murenge wa Nyarugenge. Akagari? Ka Kabuye. Murenge ni Nyarugenge, akagari ka Kabuye, umudugudu wa Gateko. Gateko? Ubwo ni mu karere ka Bugesera? Yego. Aha ni iwawe mu rugo? Aha ni iwanjye mu rugo. Aha tugeze? Aha ngaha turi. Hanyuma tangira udusangiza amakuru yo muri aka karere. Imvura iragwa, izuba rirava, ibigori n'ibikuru, ibishyimbo birabagarwa, imyaka igeze? Umurenge wa Nyarugenge twari twarabuze imvura. Imvura rwose yari imaze iminsi itagwa, ariko nyuma yaho ejo bundi umusibo ubanza ari nk'ejo
nibwo imana yagize gutya itugoborera akavura. wakavura karaguye karaguye pe. imyaka hano ahantu hari urubuye yarumye, ariko nko mu ntombo urabona haragerageza, ariko ahandi byarangiritse. akarere ka Bugesera tuvuga ko ari akarere gakunda kwera ariko nanone kabamo izuba. Ni ukuvuga ngo aho imyaka igeze uyu munsi izuba riramutse rivuye cyane imvura ntigwe yapfa. Ahubwo usibye hamwe na hamwe nko mu ntombe ahandi urubuye yarapfuye. Yarapfuye ku buryo yari yatangiye kuzana uruyange ruruma. Ariko ahantu hamwe na hamwe hari nk'ahantu nko mu Kanombe hifata ubona ko byagira hari icyo byatanga, ariko gake umusaruro ntabwo ushobora kuboneka nk'uko wari kuboneka. Hanyuma hari amwe mu makuru twari dufite nashaka ko tuza gusangira n'abadukurikiye muri uyu mwanya, ngo Papa David. Yego. Papa David muri aka karere niho wavukiye, niho wakuriye? Jye navukiye inaha mu karere ka Bugesera, no muri uyu murenge wa Nyarugenge, hano mbega dutuye. Washatse ryari? Nashatse muri 2006. 2006? Maze imyaka 17 nshatse. 2006. 12 nshatse. Oya ni 7. Namaze gukora mariage, ubwo hashize imyaka 2 n'umwe mpita mpuma burundu bwa burwayi buhita bukomera. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo maze gushakana namaze imyaka 2 byara umwana umwe w'umuhungu wagize imyaka 15. Umwana umwe w'umuhungu namurebye akimara kuvuka ari uruhinja. Ubwo ni ukuvuga ngo nyuma yabwo nahise mfatiraho mpita nkomerezaho mpita mpuma burundu. Bya burundu rwose ku buryo ntareba cyokoze usibye ko nza kubona uburyo hari ukuntu abantu bigisha umuntu agendesha agakoni. Ubwo hari agakoni nagendeshaga niko nifashiraga kureba, kubera ko iyo utareba n'ubwonko umutima uba ureba. Ni ukuvuga ngo uwo mwana akura gutyo ntamureba, nza kongera njyara undi ubu yiga nawe siziye mugo. Ni ukuvuga ngo afite imyaka we umukuru afite 15, noneho umukurikiye muri umuna we wagize 13. Uwo sinari muzi namba. Noneho undi wa nyuma umukurikiye ari we wahise ahinduka na bucura, kubera ntabwo wajya kubyaragura kandi umeze gutyo. Wiga mu wa 3 nawe afite imyaka wagize 10. Ubwo ni nawe wa nyuma kandi ntawe uzabyara. Ubwo ni ukuvuga ngo abo babiri nta n'ishusho yabo narinzi. Nongeye kubabona nyuma y'ejo bundi, ndibwira imyaka ibirenzeho amezi makeya. Gahunda y'uyu munsi mu gihe tugenza aha ngaha dushaka kumenya ni icyatumye uza guhumuka ugakira. Byagenze gute noneho? Urimo urareba ubu ngubu umurambona? Iyo mvuye kwa muganga ndeba cyane, nahari inyuma ndahareba. Byaje kugenda gute kugira ngo uze kubona noneho? Iyo ni inkuru n'amateka. Njye nakomeje kwiga hano, nibuka nagiye hari abasirikare bamwe wiki ubwa mbere bavuraga abantu baje, hari igikorwa ngo bakora bitemwe wiki baza basura abantu. Ubwo ni ukuvuga ngo nigeze gufata agakoni kanje nshakisha uburyo njya iyo bahita bansubiza ifishi atuye n'ubwo wajya muri Amerika ntiwakira. Ubwo ndongera nkomeza gutyo, ubwo urumva ndakomeza mbana nabwo, kubera ko burya hari n'abantu bakubwira ibintu bakagushyiramo ikintu ukiyumvamo ko icyo ubaye aricyo ugomba kuba. Ubwo ni ukuvuga ngo rero naje kugira amahirwe nza kwibonera abagiramana. Imana sinzi aho yabakuye. Abagiramana rero mwahuye ni bande? Abagiramana haje umugabo umwe, ntabwo namurebaga, ariko usibye ko abantu tutabona tuba dufite uburyo turi kure Imana yaduhaye. Ubwo ndaza ubwa mbere nari mvuye hariya ku murenge, nza mbona imodoka iri hariya hirya hano nyuma y'urugo, umugabo bita Saveri. Iyo gahunda sinari nyizi, narayengejejeho. Ndaza ntera nk'intambwe zingahe nzamuka hano nshakisha ahantu nyura n'akagakoni kanjye. Ngiye kubona mbona bari mu modoka ziriya zarava z'intuza. Ubwo ngiye kubona mbona imodoka nageze hariya hirya mu muharuro, mbona indi inyuma. Wayireba gute? Warayumvaga gusa? Dufite ukuntu twumva ugahita wimajinamo ikintu. Iyo wabanye n'umugabo kutabona twumva cyane kandi tukishyiramo ikintu no kureba cyane buriya.
ubwo mpita numva imodoka indi inyuma, ubwo uhita unayishakira isura ugahita uyibonamo. ngaho re mpita nyibonamo, nibwo naje nzamuka hano, mbona abagabo bari babiri, umugabo umwe aza kutwibwira, mbonamo umugabo witwa Jire, harimo n'undi witwa Ibari Bright. ubwo turazamutse, baza mu rugo, baraza na kwa kundi bintora agakoni, nari mfite ibiro bikeya, ubu niyongereyeho byinshi, mbunaniye nabo. Mfite ibiro 52 ariko nkeka ejo bundi mvuye kwa muganga kubera ko bampimye mfite 67. ubwo ni ukuvuga ngo rero turaje, baranganiriza, bambaza ukuntu mbayeho, bajyaga no gusura n'abandi, ubwo ndaza ariko by'umwihariko banyibanzeho cyane yewe. nibwo nje rero baraza aravuga ati tuzagaruka, bajyana umwirondoro, ubwo ndavuga ibyanjye simvuga iby'abandi. ubwo nibwo naje rero, baraza baduha ikintu, hari n'ibyo kurya mu buzima busanzwe baduhaye. baraza bamwe bubaka amazu, bamwe babubakira amatuwarete, babatangira mituweli. icyo gihe ndibuka hari n'ihene baduhaye hariya ku murenge, ntabwo nabarebaga ariko nayo mfite uburyo Imana ibanyerekamo. ubwo nibwo naje binyuraho, biza gutyo, hanyuma haza kuza mvunaguye, Imana sinzi ukuntu yaje kuza. ubwo urumva nayo mfite ko umutwe wanjye ko ntashobora gukira nubwo najya muri Amerika kubera ko niko babimbwiye. ubwo nza kuza rero, haza ariko uwo mugabo bita Jire, umubyeyi akajya avuga ati washakisha ukuntu ajya kwa muganga kubera ko nahonanaga umutwe ndwaye. ubwo ni ukuvuga ngo rero yaraje, yatumye umuntu bita Tati, niti nimushakisha ukuntu azajya kwa muganga. ariko kujya kwa muganga nkavuga nti ko bidashoboka najya hehe ndajya kugira nti. ubwo ni ukuvuga ngo rero twaraje, anjyana i Kabgayi kubera ko bwa mbere bigeze kunjyana no Bright, bankubise mu modoka yabo, banjyana ahantu bita Kimironko. Kimironko Kigali. Kimironko naho tugiyeyo bisa nk'ibyanze gake, bampa imiti dushyiramo, n'abana barabajyanye kubera ko no bari bafite ikibazo ariko kidakomeye cyane. ubwo ni ukuvuga ngo tugiyeyo rero, turaza, hacamo iminsi nk'amezi angahe sinzi ukuntu baje, turaganira, atuwajya i Kabgayi. Kabgayi ni ivuriro rivura amaso. ngiye i Kabgayi tugira amahirwe, tujyana n'umugisha, mbona umudogiteri witwa Manuel Mukuru. Dogiteri Mukuru araza ati kandi uyu muntu ararebye, twagiye amezi 6 ntaza ahantu njya, ntanareba na gake. ngo turagiye, anshyize mu modoka, ubwo muganga ararebye ati ibintu byararenze, ariko akavuga ati no gutinda bya bindi nyine byo kutabona, utagira umuntu gukurikirana. ati dore ijisho rimwe yahereye kuri ry'iburyo ryarapfuye burundu, ariko nkomeje nkakwitaho nkareba, tukazashakisha akantu bita imbone, hari ikintu byatanga. arakomeza nyitaho, bampa itike, nibo bampa itike njyana, turagiye, arakomeza nanjye nkajya nitabira, ati umuti ujye ushyiramo uko bikwiye, no kugira ngo nkurikize inama za muganga, nabwo hari icyo byamfashije. ko ndaza najyagaho ntareba, nibwo rero yaje arariharura atya, afata umutsi ngo wazanagamo barawuca, ati niwe utumuzamo gutya, ahita ambwira ibintu ambuza gukora akazi gakomeye, banza ari n'icyo, ati ukurikiza inama. ubwo nibwo yaje rero, noneho akajya ntegeka buri mezi 2 njyayo, ariko itike nyihabwa na babandi bamvuza, nibo bamvuza. ubwo ni ukuvuga ngo rero arakomeje, aragira gutya, ati ndashaka akantu tukwereka gatoya, uri bitangaza. we yarazi ko ari gato gatuma ahantu ntagwira intebe, ati ni gato kandi ntukakarebeshe cyane kandi ntukakoreshe cyane. ubwo ni ukuvuga ngo rero agira gutya, akora rimwe, ati buri mezi 2 uza turirebe, turikore operasiyo turebe, kubera ko ngo bisaba guhora njyayo, niba ari n'umutima y'amezi 2 bawuhindure. kuko nari mfite byasaye kuhindura, tuwushyizemo ukagera, ati nta na randevu niri kurya uhita uza, ariko ntukarenza amezi 2. ubwo nibwo tugize gutya rero, mbona cyari ndigize gutya. ubwo nari najyanye n'uriya madama ntareba, bari bandi gukorera, ageze mu muryango mbona ndebye nkara nka muri metero 10 ntibi ni iki none, ati uriya ninde, ndababwira ni madamu, turiya namubonye, yari nkara ku ipoto ndi kureba, ati ibi ni ibitangaza ntawakwemera. barongeye, ubwo njyayo bampa gahunda yindi, ati yubahiriza. ubwo njyayo bita kuri rya rindi, ariko nawe aza kuvuga ati rero nta wundi muganga umvura n'ubu, ati noneho rya rindi nariyo ryo ni burundu,
ariko ntacyo twaguhaye karahagije, aka karahagije wagakoresha. ubwo nibwo rero naryo yaje kugira atya aragerageza atari ko se ryo uwaryitaho ko abaganga bafashwa n'Imana, akihise wagize gutya mbona naryo rikurebera. Icyo ni ibitangazo. Ubwo rero nibwo naje bigira gutyo, ubu gahunda mbona ndi kureba ubu ndareba 100%. abana bawe warababonye? ya na cyane. Igira n'urwenya. Umuganga ni ukwirirwa ati ndashima Imana kubera we nshimira abo bantu. Kwandika uko nandikaga ugira ngo ni imashini kurusha uko nandikaga. Wow. Ariko nenze kwandika cyane. Mu ishuri nabona ari ubwenge ariko ubu buzima busanzwe usibye ubuhinzi ukora iki none? Ntacyo. Nta kintu nkora ndaho. Uwo Jules yakubwiye ko aturutse, yaje ari Imana imwohereje, yaje avahe? Jules ni Imana yamwohereje aturutse i Kigali ariko mu mushinga bita Shelter Dem. Natabana nibige uzaharanire ko abana biga, ikintu cya mbere no guharanira ko abana biga. Abana bari mu ishuri? Bari mu ishuri n'ubu bariyo baranatsinda cyane. Ariko nizo ntego ndababwira nti rero iyo umuntu akugiriye neza akagufasha wiga bipfusha amahirwe ubusa. Hari nk'urugero mbaha nk'aho inyuma hari abana bigaga mbareba nkireba, ngo niba gitifu nkunda kuba urugero nti mwebwe mwakwize namwe mukaba gitifu. Ubwo ariko nabonye umusaruro kubera ko mu wa gatandatu siziye bari ku wa mbere biturutse ku bwo buryo. Wow. Kwizo mpanuro ngo no kuvuga ngo rero baranyitaho bakajya kwa muganga ngo n'umuzima busanzwe. Nta kuntu ndiho ndasoroma ututuboga bakadusoroma, ntabwo mpinga, nta kintu nkora, ubwo nk'uburyo gusa. Urashima Imana? Ndashima Imana. Mama David muraho? Muraho. Amakuru? Yesu ashimwe. Hanyuma Papa David amaze guhuma wabifashe ute kandi yari asanzwe ari umugabo muzima ureba? Ni ukuvuga ngo narihanganye kuko nabonaga ko ubwo ariko Imana yabigennye. Kuko nabyirutse mbabaye, ubwo nabyirutse n'ipfubyi ndegwa n'ahandi hantu. Ubwo rero nje mbona bibaye gutyo, ndavuga ngo niko Imana yabigennye. Ubwo igihe cyarageze nyine bisaba kwihangana. Ariko igihe kigeze ntabona ibibazo bikomeye, nyine mbona nta kintu ndi bukore, mbona nta kintu ari jye mugabo. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byose ari iby'umugore ari iby'umugabo. Ubwo nyine naravana Imana rero niba wabishatse gira uko ungenza. Ubwo nyine igihe cyagera twabona ibyo kurya nkashima Imana. Ariko noneho nkajya hariya nkarira nti Imana koko ibi wabishakiye iki? Kuko nta muntu wundi natakiraga, ariko natakiraga Imana yo mu ijuru. Ubwo rero igihe kigeze Imana koko yakira icyifuzo cyane, irantabara nibwo yoherezaga umushinga wa Shelter Dem. Nuko nibwo rero wadukuraga mu bwigunge. Ni ukuvuga ngo ibi bimaze kugenda gutyo, ubwo bo yababwiye ko bamujyanaga kwa muganga. Igihe cyarageze mbona arahumutse. Ni ukuvuga ngo ikintu cyanejeje rimwe amaze guhumuka turi kwa muganga aribwo bwa mbere nahise nshima Imana kuko naturutse ahantu mu ntebe hari harehare aho nazamukaga njya aho bari arambwira ngo yambonye n'imyenda nari nambaye. Nahise mpereza Imana ikibariro, nturakoze Imana. Kuko nari mfite agahinda kenshi, nta muntu wakarebaga ariko ku mutima wanjye kabagaho iteka. Ariko bimaze kuba gutyo turi kwa muganga nshimye Imana. Kuko nabonaga ko ntakitangiriye. Ni ukuvuga ngo nabonaga naratekereje icyifuzo natanze Imana yaracyakiriye kuko yohereje abagira neza bakaba bankoreye ibyo ntari gukora. Ubwo rero nshima Imana. Ubwo iteka nshima Imana kuko yari ikoze ibitangaza agahumuka. Nuko igihe cyaje kugera baratubwira ngo ijisho rimwe ryarahumye ngo irindi ni ukurihumura gake. Noneho ndavana Imana, hari umuntu w'Imana twasenganaga twahahuriye arambwiye ngo genda wizere ngo n'irindi azagaruka barihumura. Haleluya. Nuko ubwo ngubwo nanjye ndizera ndabantu ubwo bizaba ko Imana izashaka. Ubu wateye haleluya nyinshi. Imana yarabimvuzeho. Ubwo ndiko bizabaho. Amen. Ubwo ngubwo rero ndagenda koko asubiyeyo, yaje ambwira ati bamuhaye igihe cyo gusubiraho bakaribaga. Ubwo nyine twasubiyeyo aza yose areba. Nuko shima Imana abo mu ijuru. None se uyu mushinga usibye kuba wenda waragufashije gutyo, ibindi babafashije nibi? Wagiye udufasha mu buryo bwo kurya, dufasha mu bintu byose, imyenda y'abana sinongeye kwiganyira. Ubwo kwiga amakaye y'abana. Ni ukuvuga ngo ngenge shima kuko bambaye hafi. Umuryango nta kutagize, nabonye ko ari Imana yakiriye icyifuzo n'amaganya nahoranaga, nshima Imana.
amen. Nitwa Julius Twahirwa, aha turi ni mu Bugesera nk'uko mwabivuze, ni mu kagari ka Kabuye, umudugudu wa Gateko, umurenge wa Nyarugenge, akarere ka Bugesera. Ni umukozi wa Shelter Them, ni umukozi ushinzwe uburezi. Nk'uko mwabibonye dufite uburezi bw'abana b'inshuke, uko mwabonye hano, ariko dufite n'abandi bana bakuru biga muri primaire dufasha, dufite abana biga muri secondaire, dufite ndetse n'abana biga muri kaminuza. Rero ndi umukozi cyangwa coordinator ushinzwe guhuza ibyo bikorwa by'abana bose bafashwa na Shelter Them. Shelter Them yatangiye ryari? Shelter Them ni umuryango watangiye kera, ariko mu buryo bufashe watangiye mu mwaka wa 2012 nibwo wabonye ibyangombwa bya RGB, nibwo twavuga noneho yatangiye gukorwa ibikorwa bifasha abana, ndetse itangira kujya muri gahunda z'imiryango nyarwanda ikorana na leta, ifasha leta. Ndumva rero mu mwaka wa 2012 aribwo yatangiye kubona ibyangombwa byo gukora mu buryo bwemewe n'amategeko. Tubwiye ko ushinzwe uburezi cyangwa se imyigire y'abana, ariko hano abana nahabonye ni batoya, bivuze ngo hano turi mu irerero. Ese abana iyo bavuye hano mu irerero bakomereza he? Mufite ikindi kigo, mufite ubundi buryo mukomeza kubakurikirana, bimeze bite? Murakoze cyane. Nibyo koko twita ku bana bari hagati, hano abana dufite bari mu kigero cy'imyaka 3 n'6, bari mu mashuri atandukanye. Nk'uko warumbaje rero, abana tubitaho. Ubu ngubu tumaze kugira abana twasohoye bajya kwiga muri primaire, ariko gahunda yacu ubundi niyo gukora ikigo cya primaire, kugira ishuri rya primaire, ku buryo abana bacu bavuye muri iki cyiciro cy'amashuri y'inshuke bakomereza muri iryo shuri rya primaire. Ariko kugeza ubu abo twamaze gucutsa cyangwa bageze ku gihe cyo gusohoka mu ishuri ry'inshuke bakomereje ku ishuri rya primaire duturanye hano hafi. Aho naho murakomeza mukabakurikirana cyangwa mama wacukije ntabwo baba bakiri mu nshingano zabo? Yego, turabakurikirana kubera ko icyo kigo nacyo tufitanye imikoranire, ko n'abana benshi bafashwa na Shelter Them niho biga. Dufitanye amasezerano y'ubufatanye ku buryo tugenda dukurikirana imyigire, duhugura abarimu baho kugira ngo ireme ry'uburezi rigende rizamuka, n'abo bana bacu nyine bari muri iryo shuri bashobore kugira ubumenyi, ireme ry'uburezi, bashobore gutsinda neza ku buryo bazigira akamaro ubwabo, imiryango yabo ndetse n'igihugu mu gihe kiri imbere. Ese hari imbogamizi muhura nazo muri iki kigo cyanyu? Ese n'ubuhe bufasha mwumva mukeneye mwabusaba nde? Murakoze cyane. Reka mbere wenda ku imbogamizi dufite nuko mu by'ukuri tubona uruhare rw'ababyeyi rukiri rutoya. Nkuko mwabibonye aha tuhatangira serivisi 5 nk'uko ziri mu mabwiriza cyangwa mu mahame y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amarerero. Harimo uburezi, harimo ibijyanye n'imirire, harimo ubuzima, harimo ibijyanye n'isuku, harimo ibijyanye no kurinda abana. Ibyo byose urumva bikubiyemo, tubikorera abana kugira ngo abana babeho kandi bakure neza. Ariko uruhare rw'ababyeyi rukaba ruto ku buryo hari igihe usanga nk'abana twabohereje nyine muri weekend, ugasanga umwana yagarutse yaguye, yakomeretse, yagarutse imyenda idafuze, yagarutse se adafite isuku y'umubiri. Mu by'ukuri ugasanga ababyeyi bacu uruhare rwabo cyangwa uburemere baha uburezi bw'abana ruri hasi, ariko
hamwe no kuganira nabo mu mahugurwa anyuranye tubagenera biragenda bitanga umusaruro. Indi mbogamizi navuga ni y'ubushobozi bujyanye n'ibigenerwa abana nk'uko mwabibonye, n'abana duha amafunguro ya saa yine, tukabaha amafunguro ya saa sita agizwe n'intungamubiri zuzuye. Rero mu by'ukuri kugira ngo ubone ibyo bifasha abana biryo, usanga nubwo tutaraba guhagarika ngo kubera ko twabuze ibiryo, ariko dukeneye ubufasha, dukeneye andi maboko aho yaturuka hose kugira ngo twunganire dushobore kurera aba bana mu buryo bwuzuye. Nitwa Nyirahabineza Beata, aba hano mu gikoni tegura ifunguro ry'abana. Ubwo uko tuyitegura mu gitondo, uzinduka saa moya mbashyizeho amazi y'igikoma, n'amata bakayanzanira litiro 5 zo gushyira mu gikoma. Narangiza igikoma, amazi yamara gushya nkahita nshyiramo ifu. Namara gushyiramo ifu, hashira umwanya nkahita nshyiramo amata. Namara gushyiramo n'amata nkashyiramo n'isukari. Igikoma nkaba ndagiteguye kirarangiye. Beata, umaze igihe kingana iki ukora hano? Maze imyaka 9, umva ari 9, ariko nangiye gukora mu gikoni muri uyu mwaka. Ifunguro rya mu gitondo abana barifata sangahe? Barifata saa 3:30. Hanyuma ibyo ku manywa bafata igikoma, bagafata n'umugati. Ibyo ku manywa bakarifata sangahe? Saa 6:30 baba batangiye kurya nabwo. Ese nta mugendera kuki mubahitiramo ibyo kurya buri munsi? Niba umaze imyaka 9 hano mu gikoni, umazemo igihe gito, ariko se muri icyo gihe cyose umaze hano n'abandi babanje kujya bakora hano mu gikoni, ese mugira inama igomba guterana mukavuga ati muri iki gihe, muri iki cyumweru turabaha iki, cyangwa se amezi yose bararya ibintu bimwe? Mugendera kuki mubahitiramo ibyo kurya buri munsi? Buri wa gatanu uko icyumweru kirangiye, ku wa gatanu dutangira tugategura iby'abana bazarya mu cyumweru gikurikiyeho. Mubahindurira buri munsi? Turabahindurira. Murya iki n'iki? Wenda duhe nka oreri y'icyumweru kimwe. Ku wa mbere, ku wa kabiri? Ku wa mbere dufata umuceri n'imboga n'indagara zirimo n'ibishyimbo. Ku wa kabiri tugafata ibirayi birimo n'igitoki, harimo n'ibishyimbo na dodo nazo zirimo. Ku wa gatatu tugafata inyama, tugafata n'inyama ubwo ngubwo n'ibishyimbo birimo dodo n'umuceri. Bitera imbaraga, byubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ufite abantu mukorana hano bakunganira mu kazi ka buri munsi? Mu kazi ka buri munsi nta mukozi bari bazana umfasha wundi, ariko mu Bakayagiva hagira buri mu Kayagiva hari umunsi aza, buri munsi barahinduranya, ntabwo bahora mu gikoni bose. Buri munsi haba hapanze umukayagiva uza kumfasha mu gikoni. Abakomeje kudukurikira rero, turakomeza dutemberane muri kino kigo. Hano tugeze ni muri wa mudugudu Jire yatubwiye, cyangwa se umuyobozi w'iyi organisation wubakiye abantu batishoboye cyangwa se imiryango imwe mu bagenerwabikorwa babo. Mama, watangira utwibwira amazina yawe? Kamusabyimana Aisha, ni mama w'abana 3 n'uwa 4, ubwo ni 4. Ufite umugabo n'abana 4? Nta mugabo mfite. Aisha, mwaje hano muri ano mazu muturutse hehe? Duturutse Kigali. Babafashije gute? Wahuye n'ababafasha gute? Mwimutse gute? Mwageze hano ryari? Abadufasha kugira ngo tujye muri mushinga. Basanze hehe? Twebwe nyine badusanze mu buzima bugoye. Kuko nyine bamwe twacururizaga mu mihanda. Tutabana mu nzu nziza.
ariko nyine tuza guhura baradufasha, bataratubakira hano nyine baradukodesherezaga. Badukodeshereje baravuga ati rero ntabwo dushobora kutahora tubona amafaranga, reka baratuganiriza se wabajyana mu cyaro byakwemera, nta kibazo. Baraza rero batwubakira hano baratuzana. wari utuye muri karitsiye ikiri Kigali? Kimironko. Kimironko. Aisha, ubuzima bwa Kimironko wari ubayemo n'ubwo ubayemo uyu munsi ubigereranya gute? Ntabwo ari kimwe. Ubona hano bimeze gute? Wabwishimira ku kigero kingana iki? Nakishimira bingana iki? Niba hari aho bakuvanye byari mu buzima bugoye, ese hano ubona hari inyungu wahasanze cyangwa wabonyemo kuba ufite inzu yawe, umuryango urimo, abana bawe batekanye? Bameze neza. Barabarira amashuri, bakabona naho kuba, bakabana bavuza na mituweli. Byose numva nta kibazo. Bivuze ngo baragushyigikira, baragufasha mu mikurire y'abana. Abana batatu bose, wa kane n'uwo mu bebe. Batatu bose barafashwa, barabarihira. Barabarihirira nta kibazo. Okay. Mwavuye i Kigali muri imiryango ingahe? Imiryango 5 niyo twazanye, ariko hari n'indi itarubakirwa. Wenda turi imiryango 11. Ariko abahangana ni 5. Ni 5. Hari abataraza? Hari abari nyine bubakiye hano, hari n'abandi batarubakira, ariko nabo bari kubakira wepfo. Ariko tuza gutura hano twaje turi imiryango 5. Niki wabwira abayobozi b'uyu muryango ubafashije? Yagize neza da. Yagize neza kuko nyine ntabwo twarihaga amazu ukaba tutakiyariha. Kandi n'abana biga baje mituweli, banabamenya iyo barwara bakabavuza, urumva nabashimira. Jules, Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Hari abantu benshi badukurikiye aho muri hirya no hino ku isi, ushobora gukenera kuvugisha Jules, turashyiraho nimero ze za telefone, wamwandikira, wamuvugisha kugira ngo nawe umwe mu bafatanyabikorwa. Niba wumva hari umusanzu wawe kugira ngo twite kuri aba bana cyangwa se dukomeze gushyigikira ibikorwa byiza, uri imirimo myiza dukorera mu isi no tuzagororerwa tugera mu ijuru. Hari ubwo usanga umuntu rimwe n'imwe twihugiraho, ariko 1,000 kuri 500 y'undi abicyatara, miliyoni y'umwe kuri indi zibe 2. So nkavuga rero hari umusanzu wa buri muntu kugira ngo dukore ibikorwa nk'ibi. Mbere ko tubasezerera, niba hari ubutumwa mufite mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya ku Ihumure, muyobozi ni karibu. Ndabashimira cyane. Rwose umusanzu wa mbere mwe mwawutanze. Yego. Nkaba nkangurira buri munyarwanda wese yuko ubishoboye, ndabizi abantu baba bafite ibintu byinshi bakora, ariko uyu ni umwanya, ni opportunité y'umuntu wumva yifuza gufasha, yafasha undi munyarwanda ufite ubushobozi buke kugira ngo abashe nawe kugira ahagera. Kandi n'ubundi mu muco wacu turafashanya, dukorera hamwe, kandi twifuza yuko n'igihugu cyacu cyatera imbere. Bizatangira rero kuri aba bana bari hano bava muri iyo miryango navuze, nibo Rwanda rw'ejo, nibo bayobozi b'ejo. Tubarere neza kugira ngo tuzagire igihugu twifuza, kandi Imana nayo nibyo ikunda. Nkaba rero nsaba inkunga ya buri wese. Ni organisation yitwa Shelterdem Batarure Rwanda. Dufite website ni shelterdem.com. washaka yayigana kareba ibyo dukora. Nimero za telefone zanjye ni 0788 470 washaka gufatanya natwe tumuhaye ikaze kugira ngo aze dufatanye. Washaka kudusura yaza akatureba aho dukorera. Ni mu karere ka Bugesera,
mu murenge wa Nyarugenge, akagari ka Kabuye, umudugudu wa Gateko. Imana ibaha umugisha. murakoze cyane, reka natwe tubashimire, mwakoze kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, kandi Imana ikomeze kubashigikira mu bikorwa nk'ibi. Hari abantu benshi bafite imitima yo gufasha, niba wumva hari icyo wakora nawe Imana igukoreshe, ariko n'ubirebye agaceceka nawe ubwo abafite ubundi buryo akoramo, reka twese tuvuge ngo muhabwe umugisha. Mwakoze cyane rero, reka tubareke mukomeze akazi kanyu, natwe tugiye gukora akazi kacu. Murakoze cyane.